gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Tania yararimo aganira na Ituze yaramaze kumubwira ko kubwa ameze nk'igiti kitagira amashami nta muryango n'uyu n'umwe afite nta n'umuntu n'uyu n'umwe agifite. Ese aho yarakomeje reka inkuru yacu n'ubundi tuyere kuri aba ngaba bombi babiri kandi yaba ari kwinginga Evan akavuga ati Ituze ndakwinginze basi wibikorera Ali ntabwo se ngo ubikorere njyewe byikorere ku giti cyawe basi bwa rimwe wumva icyo papa wawe ashaka kukubwira. Evan ati Tania ubu ntabwo akiri data yiyambuye kuba data umunsi yasabaga mama gukuramo inda yanjye yiyambuye kuba data umunsi yabonaboneshaga mama wanjye arwite yiyambuye kuba data umunsi atigeze arwanirira umwana wiwe yabyaye ishyaka nubwo yaje atamushaka ariko ntabwo yari kwijijisha ariko byose nta na kimwe yigeze akora. Yiyambuye kuba data umunsi yamishaga ukuri nkamenya ukuri nkuze kandi ninze. Yiyambuye kuba data umunsi yandekaga nkatotezwa nkavanwa mu ishuri nkaho nta kintu maze nkaho ndi umuswa nta kintu na kimwe nshoboye. Tania nicishije bugufi imbere ya data nicisha bugufi imbere ya muka data nicisha bugufi imbere ya buri umwe ariko ntacyo byamariye byansigiye ibikomere byansigiye uburibwe mpora nicuza mba numva nanze isi n'abantu mba numva nanze ubuzima. Nagerageje kwitwararika ariko ntacyo byamaze ntabwo bigeze bituma ntabwo agaciro ngo mfatwe nk'abandi bana. Ese ubu ko nakoraga buri kimwe cyose Maya yabaga ashaka byamubujije kuntoteza no kunyanga byamubujije gushaka kunyambura ubuzima. Tania Maya yigeze kumbwira ngo ikintu nshobora kumukorera cyamuhereza amahoro akabaho yishimye nuko napfa. Icyo kintu uri kucyumva byose nakorerwaga ari yabaga areba nta na rimwe yigeze ahagarara nk'umubyeyi ngandwaneho nta na rimwe yigeze arwanirira ishyaka. None ngarumva ashaka kugira icyo ambwira ashaka kumbwira icyo atambwiye na mbere ashaka kunyibutsa ko ari data w'ikigwari se ntabwo ashaka kumbwira ko atambyaye ashaka kumbwira ko ntacyo mpfana nawe ashaka kumbwira ko wenda yapimishije DNA agasanga Lina yaramubeshyaga yaramugeretseho indi itari iye ariko nabyo birashoboka. Wabona ndi umwana utagira se wabona ndi umwana utazigera unamenya se kuko urwango Maya nyanga n'uburyo ari yareberaga ntabwo biriya byakorwa umubyeyi. Nshobora kuba baranyadapse nangwa se ari yaraje gusanga Lina yaramubeshyaga atari papa sinzi njya mbishakira inyito nkabibura rimwe na rimwe ndabitekereza nkashaka kubihuza ariko nkashaka uburyo nabyakira mu mutwe wanjye simbashe kubyumva no kubishikira. Ani ikiniga kiramwica agatangira no kurira. Evan ahera akabyumva akamubaza ati Tania uriyo urarira warizwa n'iki ninjye wakabaye ndira ninjye wababajwe ninjye wababaye
wowe ubwawe waratuye umbwira ko utankunda, umbwira ko utakinshaka, none kuki numva kuri iyi nshuro mfitiye impuhwe? wiririra ituze, nanjye nararize ariko ntacyo byatanze. Naje gusobanukirwa ko kurira ntacyo bivuze na nicyo bisobanuye. Niyo warira amarira kuzura ingunguru, ntabwo se ukarira amarira ashobora kuba yangana n'inyanja. Ntabwo ayo marira ashobora gukuraho uburibwe n'agahinda ndetse n'ibyo uri kunyuramo. Naje gusobanukirwa ko ibintu byose bisaba kwiyakira. Nibyo iyo umuntu ababaye ararira, agasuka amarira kuko kwiyumanganya no kwihangana biba byanze, ariko ayo marira ntacyo aba amaze. Najyaga numva ngo iyo umuntu arize ngo amarira y'Imana yitaho, ariko umenya ahari atari bose, kuko igihe naririye Imana iza kuba ibyitaho yari kuba yarandwaniriye, yari kuba yarankuye muri ubu buribwe, nabura wenda ikampungisha abagome nkamwe, ariko still ndacyabarimo. Niyo mpamvu nta gitonyanga n'ikintu na kimwe cy'amarira uzongera kurira imbere y'abantu. Mba numva ntagishaka no kurira, kubera ko ubwabyo nabyo mba numva narabitamwe. Ariko sometimes kurira umuntu agasuka amarira hari icyo bitanga, hari icyo bigabanya. Gusa nanone ntuzarire we expectinga ko amarira yawe hari icyo ashobora kuba yakora, nangwa se hari icyo ashobora kuba yakuzanira gitandukanye. Kurira ni ibisanzwe, kubera ko iyo umuntu ababaye ararira pe. So umbwirire nyine Ali, igihe nari mukeneye nka data iruhande rwanjye ntabwo nigeze mubona. Urukundo atampaye mu buto bwanjye n'ubu ntashaka ntazarume. Umwanya atampaye nkimukeneye ubwo nari mukeneye, ubu ngubu ntabwo ari bwo ngukeneye. Agaciro atampaye ntabwo ubu ngubu ari bwo nkakeneye, kandi yaba unkeneye kuba njyenyine. Kandi yarababara abura n'imbaraga zikupa, ahubwo Evan niwe wikupira. Akimara gukupa yumva mama wamuhamagara, amuhamagarana igihunga. Araba yarembye, atari no kuvuga, arimo aniha gusa, ari nakataka.
Tani ati dadi kandi nakubwiye kare ngo tujye kwa muganga urambwira ngo ntago bikomeye ngo urabyuka umeze neza none ndebera. Tani yagira atya agahamagara Hirwa. Hirwa mu kwitaba ahubwo ati none se mukobwa wanjye kumpamagaye bwije bikugendekeye gute? Tania aba arimo arira. Hirwa akamubaza ati my daughter bikugendekeye gute? Ubaye iki? Tania avugana igihunga ndetse n'ubwoba. Ndahera ko amusaba akamubwira ati banza utuze neza umubwire what's wrong, habaye iki? Tani yagerageza kubwira Hirwa ngo amubwire ko papa we atameze neza. Ariko kubivuga bikamunanira. Hirwa agerageza kubyumva akavuga ati uravuze ngo dadi wawe ntabwo ameze neza se? Tani ati yego. Hirwa ahera akamukupa agahamagara ku bitaro. Akahamagara Cyozi akavuga ati bwangu ngiye kuguha address y'ahantu mujyane na ambulance ujye kuzana umurwayi. Mu minota itari myinshi bahera ko bamujyana kwa muganga ariko ntabwo aba ameze neza. Kandi ibintu biramucanga kavuga ariko sema ibi bibazo ibi bigeragezo ngaho Lydia ari mu bitaro dore na dada agiye mu bitaro Jaya ari kwa muganga abantu bari gupfa umusubirizo. Ese ubundi ibi ni ibiki? Ese hari igihe kigera ibibazo bikaba uruhuri ku bantu? Ibi ni ibiki biri kubaho? Mana ndumva mfite ubwoba, ndumva ntangiye kugira ubwoba. Tani yagira atya agahagarara akajya yitegereza papa we ariko bikamucanga. akumva byamucanze. Abaganga bakora uko bashoboye bagakora ibyabo undi bahagasigara gutegereza. Tani amarira bari yose batari gusema ibi ni iki koko? Ubwa mbere nabona papa ameze gutya si burya nuko bigenda. Mana kuki atari njye uryamye hano? Ndumva mfite ubwoba ndindira umubyeyi.
agira atya akamwegera akamuvugisha ari abamwumva ariko atabasha kuvuga. Tania yaba ari kumubwira akamubwira ati ndahari ndagukunda basihangana uraza kumera neza, ndabizi Imana iraza kugukiza, ariko se kudasanze urwara ubundi bibije bite? Nta na rimwe nigeze nkubona urwaye, none ugeze no kuri point yo kuza kwa muganga. Dadi ntabwo byoroshye, gusa umbabarire ntabwo nabashije kumvisha Ituze, basi ngaze muganire. Ituze kano kanya ntiyabyumva, ariko ahari azabyumva. Nzakomeza kugerageza kugeza yemeye akaza mukaganira, byose arababyumva ariko atabasha kuvuga. Gusa ikintu kibwira Tania ko aramwumva nuko amarira atemba akabibona. Reka twigarukire kuri Jayan. Ubuzima bwe buba buri habi cyane, ibintu byadogereye. Gusa Ituze ntabwo aba ari hafi aho. Aba arimo atembera mu bitaro kuko ntaba agishaka kwicara hamwe, aba yirinda kuba yatekereza cyane. Ava mu cyumba Lydia aryamyemo ari nakajya ku cya Jaya, ariko ubona yabuze aho ashobora kuguma. Arimo agenda ahura na mushiki we yicaye hanze, ubona yigunze. Aramubona akanamumenya ariko akikomereza kugira ngo atamubonye. Tania nawe aba yamubonye, ahera akahaguruka akamukurikira akamubwira ati Ituze. Arahindukira akamureba, aho kugira ngo agire icyo amusubiza agahera ko yigendera. Aramukurikira akamubwira ati basi reka tuvugane. Ivana ati ariko wambwiye ko utagishaka kumbona. Tania ati Evan, nibyo narabivuze pe kandi ndanabyemera, ariko kano kanya ntabwo ari wo mwanya mwiza wo kugira ngo tuvuge kuri ibyo. Evan, papa aragukeneye, basi muha amahirwe muvugane. Ahari wenda wasanga n'impamvu yarembye kuriya ariko afite ubwoba bwo kutazongera kumuvugisha neza agiye kuguhomba ubuzima bwe bwose nk'umwana we. Evan ngamizo ameze kuwe kunzi yabaye iki? Tania ati none se urabona ndi hano izi saha mu buhe buryo? Izi saha 9 z'ijoro muri iyi mbeho, urumva nakabaye ndi muri ibi bitaro ntabwo nakabaye ndi mu rugo. Ivana ati none habaye iki se? ahubwo se wamugani ko uri hano izi saha?
byakugendekeye gute? Tania ati dada ararembye. Ivana ati nawe se yarwara, nawe se yaremba. Aha, ubwo nyine mwihangane. Tania ati Evan please basi ngwino unamurebe, niyo utamuha uwo mwanya ariko nabura umugera iruhande urebe uko ameze. Ivana ati oya. Ari nta kindi data, ufata nk'utakiriho, ufata nk'uwapfuye kuri njye. Rero mbabarira rwose, ibyo bintu byihorere. Ndi imfubyi idafite umubyeyi n'uyu n'umwe. Ivana ahera ko yigendera. Ugaruke kuri Jaya. Ibyuma byo kwa muganga bitangiye gusakuza. Uko gusakuza abaganga baza bihuta. Bakinjira ibyuma bihera ko biceceka. Bigaragara ko umutima wa Jaya urekeye aho gutera. Abaganga bagerageza gushitura umutima wa Jaya ngo barebe ko wakongera gutera, ariko bikaba iby'ubusa. Bakomeza kugerageza ariko bikanga. Bagira gutya bakamworosa. Akimara kumworosa basa naho nabo ubwabo bibacanze. Bagasa n'abakora akanama ngo baganire. Bombi birabacanga. Bagira gutya bagahamagara Hirwa. Akamubwira ati Dr. uwo mwana w'umukobwa ibyo birarangiye. Hirwa ahera ko yikanga. Akavuga ati ngo iki? Akavuga ati nuko bigenze. Bakiri aho ngaho Ivana ahera akazi. Mu kuza asanga icyumba gisa naho gikinze. Agerageza gukomanga ariko bagatinda gufungura. Nawe yanga kuva ku muryango akahaguma.
bageraho bakamufungurira, bagifungura abona Jay asa n'uworoshe, umutima uhera kumurya. Ahera akabaza ati ko Jay mbona mwamworoshe bigenze bite? Abadogita bararebana ariko hakabura n'umugira icyo abwira Evan. Evan mu bwoba bwinshi n'igihungano arabaza ati habaye iki? Mubwire Jay abaye iki? Agira atya akamworosora, nawe ubwe ahera akabona icyabaye. Ntabwo umutima w'ubyakira, ahera akacika intege, agasa n'utaye ubwenge, akagwa aho ngaho. Bahera ko bamuterura bakamushyira ku gitanda, bagatangira kumuhungiza ndetse no kumwitaho. Mu gitondo kare Hirwa bageze ku bitaro, nawe ubwe biba byamucanze, ubundi ibintu byose byamushobeye, mu mutwe harimo ibintu byinshi, arimo yibaza avuga ati ariko se Mana, zipfu za hato na hato ese ibi bisobanuye iki? Arahagera agasanga Evan arakanguka, waba uramwica, akabwira abaganga akavuga ati mukore uko mushoboye, ibindi byose mubyihorere, mwite kuri uyu mwana. Umwishwa wanjye agize icyaba ntabwo ntazibabarira, naba ntengushye umuryango wanjye bwa kabiri, ni nkaho naba mfashe mushiki wanjye nkongera nkamwambura ubuzima inshuro ya kabiri. Yasobanuye buri kimwe ku muryango, n'umwuzukuru wa data, n'umwuzukuru wa mama, ariko byose abivuga ubona nawe adatuje. Aba afite umubabaro ndetse n'ikiniga. Agira atya akajya kureba Tania, akamubwira ati Tania, Ivan ntabwo ameze neza, ese aho wabimenye? Tania ahera akagira ubwoba, akamubwira ati ugize ngo iki uncle? Ituze yabaye iki? Ati ndagira ngo ngusabe ikintu kimwe, ndabizi ko utorohewe, ariko aba bantu bombi ugomba kubitaho, nkeneye ko umfasha. Ivan kwakira ibyabaye ahari byamunaniye, ko nanjye nje nsanga ari uko nguko bari kumbwira, ngeze aho aryamye nsanga ntago ari kubuja, gusa arimo arahumeka. Umwana yanyuze mu bikomeye, yanyuze mu buribwe, menya aho ari kwakira ibibaye, umutima we wabinaniwe, kandi niba umutima we wuzuye agahinda, already kuri warumva ubuzima ntacyo buvuze, biraza kugorana ko aza gukanguka, nawe ashobora kuhasiga ubuzima akaba yagendera ko. Kandi ati dogita wivuga gutyo,
ntabwo Evan yagendera ko ese ubundi ni ibiki byamubaye, ni ibiki se ubundi yananiwe kwakira. Bati ntabwo uzi se ko yayaye ibyo byarangiye. Kandi yahera agacika intege nawe ukabona mu maso harijimye. Ikindi kintu akora ararira gusa, akabwira Hirwa, akavuga ati Hirwa ntabwo nzi icyo uri bukore, sinzi na sisiteme uri bukoreshe, ariko basi utabare musaza wanjye. Hirwa ati biragoye, ko niwe ugomba kurwana, akeneye umuntu wo kujya amuganiriza agakomeza gukangura ubwonko bwe. Umuntu uri muri koma nubwo aba atabasha kuvuga ariko aba yumva. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Warahemutse, ikomeje kuba warahemutse, ikomeje kuzura ibiteye agahinda n'ishavu, ndetse uburibwe ni bwose mu mitima ya bamwe na bamwe. Ese iherezo ni irihe? Gusa twibaza ni mu bice bizakurikira. Yitwa Warahemutse, nitwa Atete, yandika kandi nanjye uyibagezaho.